kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakunze komeza kubana ahangaha umunsi kundi. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi rero tujye kureba kuri Atoke. Mwansabye ko nzababwira ku mushinga wa Atoke, uburyo ukora, uburyo imeze cyangwa amakuru mashya cyangwa update nshya, uburyo ihagaze magingo ya 2026. Murabizi ko muri 2025 nkuko twagiye tuyivugaho, uburyo twerekanye proof za withdraw, nkuko tubivuze kuba twazerekana nanga muri no video nkuko muri kubireba ahangaha. Mugiye kuba mwabiriye muze kureba neza ahangaha ndi guscrollinga muri Trust Wallet wanjye, murebe aho uko nagiye nzakira, murebe uko nagiye ngira ate zikorera transfer cyangwa zikora amaswap mu USDT, ariko ahangaha baraguhenda. Iyi video ikigamije no kugira ngo ibamenyeshe ibihe update nshya, imumenye amakuru, mugire ibyo mumenya mbere yo gukomeza gukora Atoke. Noneho abari wowe ufata umwanzuro cyangwa nawe ukore research yawe kugira ngo urusheho kuba wasobanukirwa kurushaho. Mbereke uburyo buri kuba prepared, uburyo burimo kuba bwategurwa bushobora kuzakoreshwa mu gukoresha swap. Murabizi ko muri Trust Wallet ndaza no kuba nabereka muri no video, nabereka ndetse naho ko twagiye tuzakira. Nkuko bireba hano kuri profile urabona ko izi ni Atoke twakoreye swap, urabona ko ari muri 2025 mu kwezi kwa 8 no kwa 7 hafi aho ngaho niho twagiye tubikora. Urabona ko hano ni mu kwezi kwa 10, kwa 8, kwa 9 nyine, urabona ko bigiye bitandukanye ibyo twagiye dukorera amaswap bigakunda. Ariko nagerageje kongera gukora swap muri Trust Wallet, ndetse n'ababigerageje murabizi ko byanze kuba wakora swap muri Trust Wallet ngo zikore mu Atoke. Niba wabikoraga baraguhendaga ntibagwireze ku giciro cya nyacyo cyagenwe na Atoke, ugasanga amafaranga agenwe cyangwa ayo ufite muri Atoke atandukanye nayo baguswap yo, kuko ukabona nyine harimo convert, nyine harimo igereranya riri hasi cyane, ugereranyije ukabona ko urimo guhendwa. Tudatize rero tugiye kuba twareba neza koko nimba iyi application hari icyo uzatumarira, umenye ibintu mbere yo kuyikomeza, ejo utazaruhira ubusa, cyangwa wowe ufate umwanzuro ku giti cyawe maze kuguhereza ukuri kuzuye kuri no application yita Atoke app. Nkuko bireba rero ahangaha no kwinjira bisanzwe, murabizi ibyo narabyerekanye uburyo yinjira muri Atoke. Nyine naka verification bakubwira uburyo uhitamo turiya tuntu dukurikiranyije kugira ngo ubashe kwinjira muri no application. Yarashize igihe kinini ndayikoresha kuko sindanayikora update, ndakeka kuko maze iminsi ntayikoresha cyane. Nkuko bireba ahangaha urabona ko ari amatransfer atandukanye, urabona ko hari transfer za Atoke 300 arizo nohereje muri Trust Wallet, ari nazo kwa komvase muri iriya kuko nabyerekanye ndazira 100 ndetse n'izindi zitandukanye nkuko wagiye ubireba mu hariya muri receive cyangwa muri transfer history. Urabona ko izi zone zo warake muri referral program, rero haba harimo ibintu bitandukanye. Nkuko bireba rero hano ko urabizi ko kugira ngo ubone Atoke haba harimo amavideo ushobora kuba wareba ya ads, bivuze ngo nuko kwamamaza kunyura ko ads ibintu runaka, ushobora kwamamaza imodoka cyangwa ikindi kintu bacyamamaza akarigo baguhereza izo Atoke. Ariko ahangaha iyo uhageze bakubwira ngo hitamo icyo wamaze kwamamaza kugira ngo barebe neza ko icyo kintu bamamaje ko wakibonye nyine cyakunyuze mu maso cyangwa uzi icyo gisobanura. Rero iyo ibyo byose birangiye uhitamo, wamara ugahitamo ukareba nindi hagize gutyo. Ziba zifite Atoke zitandukanye bitewe na hagize yari, kuko buri Atoke ntabwo ifite ibiciro bingana, ibiciro biratandukana cyane bitewe n'uwo wamamaje. Rero ahangaha rero urabona ko Atoke rewards n'ibice byiyongereyeho. Nkuko murabizi ko kubikuza Atoke bisaba ko ufite Atoke 200 nibwo ushobora kuba wazitransfer zikajya muri wallet yawe, cyane cyane zikunda koresha Trust Wallet cyangwa MetaMask n'izindi. Rero ahangaha hari uburyo bugiye kuba bwafungurwa bwaho muri Binance Wallet, Trust Wallet, ndaje bibereka kugira mu birebe neza. Ushobora kuzavungwa ku giciro cya nyacyo kuko barabikwereka neza, ariko uko namaze kubusuzuma review yanjye namaze kuba nakora kugira ngo ndebe neza ko bikora, nabonye bitararangira kuba byagira ate byaba updated ku buryo ushobora kuba wagira ate wakomfata izo Atoke. Niyo mpamvu ugomba kubanza kumenya ibi bintu. Urabona ko iyi ngiyi niyo bita MetaMask, iyi ni application ya wallet dukoresha mu buryo bwo kwakira no kohereza. Ni imwe mu application y'ama wallet asa nayizewe kuko niyo ifite uburyo ushobora kuba wakonegita ndetse na Trust Wallet cyangwa MetaMask. Cyane cyane MetaMask niyo isa n'iyafungutse, bivuze ngo ubwo buryo niza kuba wenda bayimprovinga bakayongeramo ibindi bintu bigiye bitandukanye, none wenda dushobora kuba twaza duswapa izo Atoke bigakunda, ariko ntago wabyizera neza ko bizahita bikunda kuko bisaba gutegereza, ugategereza igisubizo cya application cyangwa abayishinzwe icyo bazakora. Bivuze ngo hano natwe
tuvuga amakuru cyangwa update bitewe n'ibyo twabonye cyangwa amakuru yatanzwe, ntabwo ari ibintu biba biri official ku buryo wavuga ngo mu gihe runaka iki gihe n'iki, no, ntabwo bishoboka. Bivuze ngo ahangaha rero icyo usabwa ngiye kuba nakwereka ubwo buryo bwazamwemo, nkwereka n'uburyo swap izajya ikorwa kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza akantu, kandi noneho abe ari buze gufata umwanzuro wawe, kuko ngenda kubwiza ukuri nkohereze ukuri kuzuye, noneho nawe ukaze kuba wagira ate wafata umwanzuro wo kuba wagira ate wayikoresha. Rero tudatinze rero ikintu uri buze guhita ukora, uraza kuza uhite ugenda muri Chrome yawe cyangwa browser ukoresha, numara gukoresha browser ukoresha urahita wenda ugenda kuri Google cyangwa Chrome cyangwa browser cyangwa iyo ukoresha iyo yose ushobora kuba wayifashisha. Nurangiza uraza ugende hano muri search, numara kugenda hano muri search uraza wandikemo atoke swap. Numara kwandikamo atoke swap urakwereka hano handitse ngo atoke swap BNB na atoke swap gusa. Iyo tugiye kuba twakoresha cyangwa iyo igiye kuzakoreshwa wenda nk'uburyo navuga ko ishobora kuzakoreshwa, kuko ntabwo tuzi neza ko ibizanaba, ariko bivuze ngo izi application nyinshi ntabwo ziba zizewe ku buryo wavuga ngo iki n'iki nibwo bizakunda. Bivuze ngo ukimara kuba wakandaho rero kuri iyo link urahita ugera ahangaha, barakubwira ko atoke imwe ingana na 0.18 ya 0.018. niyo bamara kuba babikwereka bakwereka uburyo atoke igiciro zabihagaze ko bizaba bimeze, bakwereka nanditse ngo atoke swap. Nimba wabonye hejuru hariho ahantu ha connect, wabibonye nibwo buryo ngiye kwereka uburyo uyikonegita ndetse n'iki na wallet yawe, kuko harimo uburyo bwo kuba wayikonegita na wallet yawe ku buryo atoke ziri muri wallet yawe zihita uzikombatingira muri ubu buryo utanyuze muri application ya Trust Wallet cyangwa ya MetaMask. Bivuze ngo urabihuza, wamara kuba wabihuza ukabona kujya wakora swap. Iyo utarabikonegita ntabwo wabasha gukora swap, wabonye ko bidakunda hariya bihita byanga. Niyo mpamvu ubu buryo nibwo bushobora kuba bwazagira umusaruro cyangwa bukagira icyo butanga nubwo butaratangira gukora neza, bisa naho bakiri kubuvuga. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha urabona ko dufashe tugashyiramo atoke 200 zaba zingana na USDT 3.6. bivuze hano ushyiramo atoke 500 cyangwa 55, izo washyiramo zose batakwereka agaciro ko mu ma USDT ushobora kuba ufite. Urabona ko ushyiramo atoke 400 bashobora kukubwira ko ufite USDT 7. bivuze ngo ahangaha ntabwo uzifite. Ni urugero ndi kuguhereza, n'izi example ndi kuguhereza bitewe na atoke waba ufite mu gihe ibingibi byamaze kuba byakorwa cyangwa byamaze kuba byaba updated ku buryo byabasha gukora. bivuze ngo iyi saha ntabwo byabasha gukora, ntiwirirwe wigora ubigerageza. wenda ushobora kureba uko bikorwa, ariko nibiramuka bikunze nzabagezaho andi makuru wenda mbabwira ngo nimukore swap, ariko mu gihe bitarakunda ni ukwihangana kandi ntabwo wapfa guhita ugira ate ubikora. kandi nimba wumva ushaka kubihagarika wemere kubihagarika, cyangwa nawe ugakora research yawe, wamara gukora research yawe akaba ufata umwanzuro wo kugira icyo wakora. Uramutse rero ukanze haranditse connect wallet, nyine no gufata ino atoke swap ukayiconnecta na wallet iriho za atoke zawe kugira ngo ubashe kuzikorera swap. nimba uri kureba rero hano haranditse ngo app only trust wallet, OKX wallet, niyo bita Bitget wallet. urabona ko zikiriho udufunguzo zimeze nkaho zifunze, ni app only bikorera muri app gusa. ariko urabona ko MetaMask yo ifunguye, bivuze ngo MetaMask ushobora kugerageza kuyiconnect. bivuze ngo tugiye guta dukanda kuri MetaMask, turakanda kuri connect wallet, noneho dukanda kuri MetaMask, kuko ubona ko ushobora kuba wayiconnecta ukayiswapiramo ahangaha. bivuze ngo nazira niba zifungura ka Trust Wallet nibwo wenda bazishyize muri Trust Wallet bashaka kuzata bafata uburyo bakaba bagira ate bazikorera swap bakanakomfata, kandi bikemera mu gihe byamaze kuba byakunda. ariko mu gihe bitarakunda ntabwo byakemera. tuzatinze rero nk'uko ubireba ahangaha ninjya muri hano muri MetaMask, nk'uko ubireba barahita ushyiramo nyine password. urabizi ko MetaMask iba ifite password cyangwa nimero fingerprint, bashyira fingerprint birodinge. nimara kurodinga rero urategerezaho gatoya bihanze bise n'ibyihuza, kuko hano batavuga ngo shyiramo password haba bindutse umukara, bavuga ngo shyiramo password. wamara gushyiramo password rero urahita uhinguka muri MetaMask account yawe mu gihe uzaba wamaze kunita ukavuga ko ugiye guhitamo MetaMask. nugera ahangaha rero urategerezaho gatoya, ntabwo uhitaho bikupa, ahubwo urategerezaho gatoya ugasa n'uwihanganye kugira ngo bibe byikonegita. noneho bahita baguhereza akamessage bakubwira ngo connect wallet to atoke wallet. nyine birabata bikwereka. nureba ahangaha urabona ahantu handitse connect, uhita ukanda handitse connect. nimara ukanda handitse connect barahita bakugarura hano bakubwira ngo
waiting for MetaMask, tegereza MetaMask yihuze n'ino Atoke wallet. Bivuze ngo anga uba ugomba gutegereza bikihuza, ariko mu gihe rero bitarihuza ugomba kuba wihanganye, n'ababikora bigatinda cyangwa ababikora bikanga, bivuze ko bitarakunda neza ku buryo bishobora guhita connected aka kanya, ariko urabona ko barimo babitegura, urabona ko ubutaha bishobora kuzakunda cyangwa bikanga. Wenda ntabwo dufite igisubizo twafata uyu mwanya, ariko wowe ibi bintu byibura ubimenye, ni wowe wafata umwanzuro wo kureka gukoresha Atoke, cyangwa ukaba wafata undi mwanzuro wo kuguma uyikoresha ugategereza wihanganye, byazakunda bigakunda, byakanga bikanga. Bivuze ngo ibi bintu usabwa kubimenya neza nimba ukoresha application ya Atoke, utazaruhira ubusa, utazakora ikintu uzi ko uzavaramenye ubwo bikarangira nta nyungu ukivanyemo. Bivuze ngo ni wowe uhitamo umwanzuro. Aya makuru wenda aragira icyo agufasha, kandi usharinga abantu bose ino video bakeneye kuba bagira ate, bakeneye kuba bamenya uburyo ino Atoke app imeze, cyangwa amakuru y'ino Atoke uko bimeze, nabo bafate umwanzuro ku giti cyabo, kandi mukore na research ku giti cyanyu, kuko iyi ni research yanjye nikoreye nk'uko mubireba. Nanjye n'ubushakashatsi bwanjye nikoreye ku giti cyanjye, ntabwo wenda mpagarariye ino Atoke cyangwa mvuge ngo ninjye uhagarariye ino Atoke, hoya. Ariko nawe ushobora kugerageza gukora research yawe, wamara gukora research yawe ukabasha kuba wagira byinshi ugenda umenya. Urabona ko hari abyaye biri kwanga kuko network nabonaga ziri kugenda gakeya, ariko ni ibintu biba byose. Hano ari kutubwira ngo you are return to stop app, nyine ino application nyine bisa naho idakoreye update. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo hano guconnecta ndaje nyikorera update kugira ngo birusheho kuba nagenda ino application nyine ibashe kuba yagenda ikora neza. Ariko wenda turaza kureba nihagira igikunda, naza kubagezaho amakuru mu nyuma, kababwira uko bimeze. Kandi mutarinjira muri group yacu WhatsApp, ushobora kugerageza ukinjira. Urabona ko hanga duconnecte se batavuga ko byaba bikiri kwiconnectinga, bagahitamo MetaMask bakakugeza muri MetaMask, bakaguha ushyiramo password nk'uko bisanzwe. Urabona ko ari kutubwira ngo you cannot return to the app. Urimo uragaruka muri ino application. Ino application izi nkaho idakora muri update, niko nakubwira, kuko maze igihe kinini ndayikoresha. Izi application za MetaMask murabizi ntabwo dukunda kuzikenera cyane, ndetse na application ya ino ya Atoke ntabwo dukunda kubikoresha cyane ku bantu bacitse intege, kuko barahari. Kuko mu gihe bayihakaniye swap muri Trust Wallet, mu gihe bitari byemerewe gukora swap muri Trust Wallet, ntabwo byabura kuba bimeze ko turi muri kure hano kuri Play Store. Ninjya kuri Play Store urabona ko bari gutatubwira ngo tukabasha no kureba app. Kuba ntabasha kureba ino application kuri Play Store, bishobora kuba nyine ntabasha kuba nayinjira, kuko birasaba gukora antebuta kuri Play Store kugira ngo nyikorere update. Bivuze ngo iyo umaze kuyikorera update nibwo ushobora kuyikorera kuba nayinjiramo, wenda nkabigerageza nkareba ko bikunda, nibiza gukunda nabwo ndaza kuba nababwira. Ariko uko bigaragara biracyari mu mavugurura, ntabwo ubuno buryo bwari bwanozwa neza ku buryo wavuga ko bukora cyangwa bukora neza. Wenda nibikunda nzabamenyesha, nibidanakunda nabwo nzabamenyesha, kuko byose birashoboka. Ni isuzuma nakoze kugira ngo mwese mbibabwire ko ukeneye kuba yabikora bikoreshe, ukeneye kuyireka yireke, ukeneye kuba muri make niwo ufata umwanzuro ku giti cyawe. Niyo mpamvu nahoze nkubwira ngo kora research ku giti cyawe, kuko ino video nicyo yari igamije. Rero icyo usabwa ni ukana like, ukana subscribe, ugashirira ku nshuti zawe zikeneye ino video cyangwa uzikoresha ino application ya Atoke, kugira ngo zibashe gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao. Tuzasubira mu video zikurikira tureba uburyo bwo gukora amafaranga online nta gishoro bisabye. Iyi ni application ko turi gukorera isuzuma, nk'uko mubizi dukunda kubagezaho ibintu twabanje gusuzuma. Niyo mpamvu n'iri suzuma tugize ngo turibereke neza, mubashe gusobanukirwa, bari gufata umwanzuro ku giti cyanyu. Kandi n'ibintu biba byoroshye cyane. Wowe icyo usabwa no kanda like, kanda subscribe, ugashare inshuti yawe zikeneye kumenya aya makuru nayo ikayamenya. Kandi nukanda subscribe video zajya zibona mu ba mbere, nicyo kintu cya mbere biba bimaze, kandi bari byiza cyane. Muba munaduteye inkunga tukabona ko twishimiye, kandi uzabiko kanda like. Bye bye.